Yo, what's good my people? Tugarutse rero ngo bereke akandi kantu ka fresh, uburyo wa generatinga ama image ukoresheje AI ku gafone kawe cyangwa se ku kamashini kawe, byose birakunda. Ku mafoto amwe n'amwe tugiye gukora ni amafoto amwe ameze nk'aya ngaya, nk'aya ngaya, ariko uburyo akorwa hifashishijwe AI ntabwo ari ibintu bigoranye cyane. Hari nk'igihe uyabonye ukavuga ati umuntu se bora iyi foto ni fresh, kandi ugasanga ni iki, ni AI. Rero nta muntu wakabaye ubu ngubu atabyikorera kabisa. Ni amasegonda make cyane, ubundi nkahita nkwereka ukuntu babigenza. So banza ukore subscribe ubundi tunyanyagirane kabisa, ni iminota mikeya cyane. Twagiye bagakoresha ama AI atandukanye, ariko ndakwereka uburyo wakoresha yitwa Gemini, Google Gemini, kuko yo iri unlimited, generating amafoto nyine ingano yose ushaka ku munsi. Ntabwo yo igira aho bakora imita ngo ukore yenda 10 birangire cyangwa se 5 birangire, yo urakora mpaka urushye umunsi wose kabisa. Rero nibyo ngiye kukwereka ukuntu babigenza, nkwereke n'ukuntu uyipromptinga nyine. Ntabwo ugenda uhita iguhereza ifoto, biterwa na conditions wagiye uyihereza, iragenda yubaka iyo foto. Cyangwa se ukaba ufite nk'ifoto yaratakaje karite byatari, ari nk'iya kera ishaje nyine, cyangwa se yarafotowe na telefone itabinoza neza nyine, cyangwa se na kamera yari yarabigoswe, ariko ushobora kuyizamurira karite nyine ikaba ari ifoto noneho iri HD ifatika igaragara. Uburyo wayizamurira karite ukoresheje Gemini AI ndabikwereka, nibyo tugiye kurebaho mu minota mike cyane. So bituze rero muri Chrome yawe, ukaza ukandikamo Gemini AI, Google Gemini ngiyi igahita ifunguka kabisa. Ubwo urabibona ifunguka imeze gutya nyine. Oya should we start, ibintu nk'ibyo nyine bikubaza n'ibiki biriya bisanzwe. Iyi ngiyi for the information ushobora ku upgrading ukagikoresha premium yo ikora n'amavideo, ariko niyi iri free yakora n'amavideo, ariko premium yo icyo ikora yongera length cyangwa se umubare w'amavideo wa generatinga ku munsi. Ariko twari tugiye kwikora iki, amafoto n'amavideo tuzayaberekanye uko bayakora. Icyo ukora rero ushobora kwifashisha ChatGPT, ukabanza ukayigira utwibaza ati generating prompt yenda yo kuza gukora ifoto. Ikabiguhereza, akakubwira ati what kind of image or ideas are we making, niba ari animal story, niba ari iki, niba ari movie, niba ari iki. Wenda dufate urugero African village. Dore ngiyi ihita iziguhereza nyinshi cyane. Rero ukahita ufata ya prompt iguhaye ukayikopiya, umara kuyikopiya muri ChatGPT ukaba wahita uyikubitamo hano muri Gemini direct, nta n'amasegonda, ukikanda
so ihita itangira gukiriyetinga iyo image wayisabye. Iri kuyikiriyetinga, turebe isoze, turebe image duhaye ngo imeze gute. Dore ifoto iduhaye ukuntu imeze. Twari tuyipromptinze ngo itugeneratingire mu cyaro, akazuba kari kuva, ibintu nk'ibyo nyine. Urabona ifoto isi duhereza ukuntu imeze. Ngabo people urabona ni mu cyaro, yashyizeho za nyakatsi n'iki n'iki. Ni ibintu nk'ibyo. Turebe n'indi prompt noneho. Dufate nk'iyi ya the marketplace yo mu isoko. Ukaza ukayipestingamo hano, tukanda send. Turuze igenerating, turebe ifoto iraduhereza ukuntu iraba imeze. Urategerezaho gakeya, network yanjye banza iri kugenda gakeya hari, niyo mpamvu iri gutindamo, ariko ngiri yaje. Wayibonye? Ibyo mu isoko ryo mu cyaro nyine urabibona, ibintu by'ibijumba, ibintu by'amanasi, ngiyo nyine. Yo generating mainly nyine ijya muri details bitewe n'uko nawe muri prompt wayihaye uba washyizemo details runaka. Uko ushaka ikintu ngo kibe precise mu buryo runaka, biba biri bugendere ku buryo nawe wayigize gute, wayibwiye uprecisa nyine za character ushaka mu ifoto. Rero ni ibintu biri very easy. Dore ko mubibonye fresh. Noneho ejo tuzakora indi video y'uburyo noneho twakora amavideo noneho ubwo dukoresheje AI, ukaba wakikorera nk'udu content turi funny cyangwa se mu buryo bw'urwego runaka. Ujya mubona nk'amadrama agezweho cyane nayo bakoresha ama AI, kandi ugasanga ni boro zirebwa cyane, nawe ugasanga wazikora utabonye umwanya, udafite umwanya wo kweditinga, udafite umwanya wo kugira gute, waza ukigenerating hano, gahunda ikayirangira noneho kuyishyira muri phone. Rero uhita uza kwa kano kantu download, urayibona ihita itangira kuba downloaded, ikaba yagezemo. N'iyi ngiyi ukayidownloadinga very easy. Rero ushaka gukoresha nk'iyawe yenda ushaka kuyongerera karite, uhita uza hano muri upload file, ugahita uza nshaka nk'ifoto yanjye, yenda nyibwire yongere karite. Pure quality. Uyiprompting uburyo ushakamo nyine ugiye gukorera ikintu. Turebe ikintu iraduhereza nyuma y'iyi. Ana iyi bintu prompting mfasha agafoto kanjye karaho kagoswe ka kera, to make this photo high resolution with pure quality. Tuze turebe ikintu iri buduhereze ukuntu cyaba kimeze. Irayisoje, urabona iya mbere ukuntu ari imeze nyine itagaragara neza ukuntu yaragoswe. Noneho tuze turebe iyi ukuntu imeze. Iyi ngiyi uko imeze uri kuyibona, high resolution twayatse yayishyizemo ndetse na karite yayishyizemo. Urabona ko ari ifoto igaragara. So
ntabwo iyo uhita uyidownloadinga gutya ushaka kuyisevinga ibisanzwe, yizera ko ubu ngubu hano Biden buri wese yayigeneratingira ifoto kabisa, ibintu biri very easy. Hatawe rero kuzakora iki? Kuzakora video noneho za AI, ayo mavideo y'inyamaswa, ayo mavideo y'abantu, ayo mavideo y'ibiki byose tuzabikora. Stay in touch rero, kora subscribe ubundi njye mbatamo ubu video burenze kabisa buri munsi.